Uyu ni umuryango Giraneza Wigendere Foundation. Mu ntego z'uyu muryango harimo gusubiza abana ku mashuri, kwita ku mfubyi ndetse n'abababaye, by'umwihariko tubereka urukundo ndetse n'inzira yo gukora maze bakigira. Niyo mpamvu rero twabashyiriyeho uyu muyoboro mugari wa YouTube kugira ngo mwe mwese mujye mubonera ibikorwa byacu ndetse n'inzira nziza yo gufasha. Turabasaba gukora subscribe ndetse no gutanga ibitekerezo byanyu kuri uyu muyoboro mugari wa YouTube Giraneza Wigendere. Bakunzi ba Giraneza Wigendere TV, nkuko mubireba aho tugiye guha abana ibikoresho, twatangiye kuri presentation ya buri mwana ndetse n'ishuri agiyemo, nuko dutangira gutondeka ibikoresho. Uwo mubona wambaye t-shirt ya Giraneza Wigendere yitwa Prince, akaba ari umukinnyi wa reggae, akaba arifuje kwifatanya natwe muri iki gikorwa cyo guha abanyeshuri ibikoresho mu mwaka 2025 ushyikira 2026 w'amashuri. Turabashimira cyane. None mugenzi we witwa Rafiki barakinana, turabashimira kuri initiative mwagize yo kugira ngo dufatikanye aba bana basubire ku ishuri bafite ibikoresho byose. Imana ibahe umugisha, aho mwakuye hazasubire byinshi. So nuko rero twakomeje duhereza buri mwana ibikoresho bisabwa kugira ngo utangire ishuri. Nkuko mubireba, uyu ni umuryango wa Giraneza Wigendere, dusanzwe dukora ibi bikorwa. Nawe wifuza kwifatanya natwe, wifuza kuduha amaboko, urabona hari bodaboda ntabwo zihenda, wagura ikayi, wagura ikaramu, aho turi kubambika bodaboda buri mwana azajya akora navuye ku ishuri kugira atajya agendesha ibirenge. Murabyibuka neza, ni abana twakuye mu muhanda. Abo ni abandi bana bo mu rusisiro rw'aho bana baba. Nabo nyuma yuko twahaye abana bo mu muryango wa Giraneza Wigendere, twarebye abandi bana biga ariko bagize amanota meza, tubahereza ku bikoresho nabo kugira ngo bazajye kwiga bafite ibikoresho byose. Murabona ko nari ndimo gutoranya abo bana. So ntabwo twabyishoboza, ariko tubafite byose birashoboka. Mu ntego zacu ni uguteza imbere ireme ry'uburezi ry'umwana, gukura abana ku muhanda ndetse no gufasha abatishoboye. Ibyo dushoboye byose rero turabikora, ariko ibyo tudashoboye tubiha Nyagasani. So rero mujye mureka dufatanye, dushyira hamwe, tuzi ko byose tuzabigeraho, nta kinanira Imana. Wifuza gutanga umusanzu wawe, watwandikira kuri nimero iri hasi ipininze ku kiganiro, ukaduha like, share na comment. Ni umusanzu ukomeye kugira ngo iyi channel ya YouTube ya Giraneza Wigendere ikomeze itere imbere, kandi nitera imbere n'aba bana bazaba bateye imbere, ndetse nawe uzaba utanze umusanzu wawe. Muramubona Rafiki arimo kubaha ibikoresho. Reka dufatanye dushimire aba basore Rafiki ndetse na Prince kuri initiative bagize yo gutekereza ko hari abana bagiye kujya kwiga badafite ibikoresho, bakaza kwifatanya n'umuryango wa Giraneza Wigendere. Muze kwandika muri comment, mubasabire umugisha, munabashimire kugira ngo bibamotive n'abandi bazabibona, bazabone ko ari igikorwa kidasanzwe ariko nabo bashobora kugikora mu bushobozi bukeya. So ngewe nka CEO wa Giraneza Wigendere ndabashimiye bikuye ku ndiba y'umutima. Aho mwakuye Imana izahasubize byinshi. Ntabwo biba byoroshye, nubwo ari benshi babitekereza, ariko ntabwo gufasha ari byinshi, ahubwo ni umutima mwiza wabitekereje. Ntabwo ari uko muba mubuze ibindi mukora, muba mubuze izindi nshingano, ahubwo ikigaragaza urukundo muba mufitiye abandi. So nkuko mubireba, nabahaye ibikoresho, mbahereza n'amasogisi fatanyije n'abo bahungu uko ari babiri, kuko ngewe nyine ntabwo nari kubyishoboza. Dusoje murabona Prince arimo gusezera abana, bamwishimiye, bamubwira ngo Imana iguhe umugisha. Byari ibintu byiza cyane. Dusoje abana twarabacyuye, aho ni muri gare. Bageze muri gare turabategera, abagiye baturuka hirya no hino turataha. Ni umuhanda uva aho baba. Mukomeze gukora like, share, subscribe kuri YouTube ya Giraneza Wigendere. Ciao.